ubuvugizi ukagira ute ukabona ishuri ukiga nk'abandi bana. Turi mu karere ka Bugesera mu murenge wa Musenyi akagari ka Nyagihonika. Twasuye Niyonagira Odette uno mubyeyi w'abana bane, gusa muri abo bose afitemo inkumi bita Anita y'imyaka 16 ifite ubumuga bukomatanirije hamwe. Iruhande rwo kuvuga uno mwana nta kindi kintu abasha kwikorera. Ibi ngibi bituma ubuzima bwa Odette burushaho gukomera kuruta uko busanzwe bukomeye. Odette ni umubyeyi w'ibana akaraba abana bonyine. Umurimo akora nta wundi ni Nyakabyizi. Gutaha kita kuri uno mwana utabasha kwikorera isuku, utabasha kurya ikintu yifashishije n'akazi ka buri munsi kadasanzwe. Uyu munsi twamusuye ngo tuganire atubwire iby'urugendo rudasanzwe ndetse n'ikibazo nyamukuru uno mwana afite gitumye abanye n'uno musaraba ino myaka yose 16. Turi be proud. Itwa Niyonagira Odette, ndi umubyeyi w'abana bane. Wa mbere afite 20, wa kabiri afite 18, wa gatatu n'uriya ufite ubumuga ni 16. Hari inkuru ziriho gusa kuzibara bikaba bigoye ubwabyo kubera ari nta magambo wabona kwiye kwifashisha kuzisobanura. Odette ni umubyeyi ubuzima buteretse imbabazi na busa. Nyuma kubyara umwana impunda ari zose gusa ntiyamenya ko mu nyuma zizahinduka amarira maze nyuma akaza gukomera. Mu bana bane yabyaye Anita yavutse adasanzwe, yinjiza nyina mu ishuri rishya ryo kwihangana no gukomera. Nyuma yo kuvuka ari uruhinja akarinda ageze imyaka 16 yose ari ntahataniye n'umwana mutoya w'umwaka umwe cyangwa 2 utabasha kwikorera na kimwe. Nubwo uyu muziranenge Anita aguje imyaka 16 yose, umubiri we wanze gukura ngo umere nk'umuntu ufite iyo myaka. Uruti rw'umugongo we ntirukora. Ibyo byamugizeho ingaruka kuko uhereye ku ijosi rye n'izindi ngingo zisigaye zaramugaye. Ibi byaje byongera ku bumuga bukomatanije yavukanye kuko iminsi ye yose yahindutse yo mu kagare k'abamugaye. Naramubyaye mbona nta kibazo. Ageze mu gihe cyo kwicara nko mu mezi 5, nkajya gutya akagenda gutya, nkajya gutya akagenda gutya biranga. Ntiyicara, ndategereza mwaka wa mbere wa gatanu mbona biranze. Nabura kumwicaza urabona ko namusize mu kagare nkahambira kugira ngo atagwa. Ese ifosi yari agatebe bari bampaye, ariko kasi mbona kari akagare, ariko kari gakoze nyine mu ikarito. Iyo namushyiragamo gutya amaguru akajyamo hano wabonaga ko bitangiye kugira gutya. Buri gitondo Odette abyuka kare ajya guhingira rubanda bya Nyakabyizi ngo abone ko abana be babone icyo gusamura. Ni akazi kagoye kandi gakomeye ku mubyeyi w'umugore w'ibana, ariko niko gatuma babasha gusunika iminsi. Gusa nubwo ubuzima butuma amara igice kinini cy'umunsi kure y'urugo rwe ndetse na Anita yagiye gushaka imibereho, umutima we uba wasigaye iwe. Odette yahetse Anita kuva akiri uruhinja kubera ingingo ze zitakoraga. Gusa Anita agwirije ubwenge yatangiye kujya musiga imuhira akajya guhinga, ariko bikamusaba kuzajya nyaruka akamutera akajisho za mpungenge za kibyeyi. Nyamara ibi byose bimugiraho ingaruka mu kazi kuko akatwa n'udufaranga duke yaba yakoreye. Hano nta kigenda, iyo ntagiye muri Nyakabyizi ntago turya. Abantu binaha baranze bampa akazi ka Nyakabyizi ino dukorera 1000. Ngo rero nk'iyo ngiye ndagenda nkahinga byagera nka saa 4 nkabasaba umwanya ati mureke manze ngiye kureba ko yitumye cyangwa hanyaye mukuremo bakanyemerera. Ubwo rero nkaza nkabikora, neza ngo njya nkamanuka nkagenda nirukanka, hakabaho naho ngiye gukora nyine bakankata. Nimba dukorera 1000 bakampa 800, ariko nkemera nyine n'ubwo ubuzima nkemera nkayakorera kugira ngo tubeho. Odette mbere yuko agira igitekerezo icyo ari cyo cyose cy'ukuntu azitwara muri aka kaga kari kamugwiriye, iminsi ye ya mbere yose yari amarira. Yatangiye urugendo rwuzuye amarira gusa, ubukene bumusatira nk'icyorezo aho umugabo wamutereye. Gusa na mbere ntibari mu buzima bushimishije, gusa nibura uyu mutwaro w'ubukene yari afite umutware bawufatanya. Ntangiye kugenda kwa muganga ageze imyaka 3, ntangira kubona ko ngingo nta kigenda, njya kwa muganga ndirukanka cyane. Nkura n'abaganga b'inzobe aribo bampaye ikarita y'ubumuga yuko bitazakunda ari ubumuga bukomatanyije nyine.
nanjye ubwo nyine ndakomeza ndagenda ndihangana ndavuza uko nshoboye ubushobozi urabona nawe uru rugo rwanjye nta kangaka mfite konyine nta n'akandi kugira umwana nk'uriya nta muntu umugufasha na se wamubyaye agahita amwanga. Agahinda ka Odette gashira kandi aribagara. Rubanda rumufatanya n'iri sanganya yahuye naryo mu kimbo cyo kumuhumuriza rimwe na rimwe bakanahindura inzira bacaga inyura imbere y'umuryango we kubera ko bizera ko ari amahirwe mabi kuyinyuramo. Yowe nyine yo bambonye ni ukuvuga ati dore wa wundi wabyaye umwana w'ikimuga, dore wa wundi gutyo nyine, ariko nkakoremeresha kubihorera. Genda umuntu uhora yisekera kubera ibibazo, ntago matseka ariko nishimye, mbatseka kubera ko nta kundi nabigenza. Haca nkanga bamubona nyine bakagira ubwoba, bati reba uriya mwana ufite ubumuga, reba uriya mwana ukuntu ameze, ati reba n'ukuntu atureba, urumva ni ikibazo. Ntago babafata nk'abantu nk'abandi, babona ari umuntu ntazi, mbega ntago babona ko ari umuntu nk'abandi, kuko hari abamubona bakamutinya. Hari n'abagera hano bakihuta cyane kubera uwo mwana, igihe bamwita ikimuga, igihe umva amazina yo batambuka akavuga ati dore rwa runtu rwabyaye ikimuga, ariko nyine ntihangane. Ibyo by'ibisewe ntabwo nkibirabaho. Mbere ubundi nkinamuheka naramupfukaga nkamuhisha, ariko kugera kuri isaha ubu ngubu namusize hanze, nta bintu by'ibisebo nyumva banumva nta kibazo. Imana yamumpaye ibishaka kandi yamumpaye ibizi, kuko Imana yamumpaye ibishaka. Iyo mutekerejeho ndarira, nkajya kumva nkumva amarira araje, nkarira nkavuga ati kuki njyewe Imana itampaye umwana nk'uw'abandi, nakoze iki? Kubera ko Anita adashobora kwiyitaho, buri kimwe cyose agikorerwa na nyina. Kumwoza, kumwambika, kumugabura n'ibindi byinshi. Gukora ibi byose buri munsi ni inshingano zitagira ikiruhuko. Ubu noneho Anita ageze mu myaka y'ubwangavu, bityo kubona ibikoresho by'isuku nabyo byiyongereye ku mutwaro w'uyu mubyeyi. Ayo 800 nta bushobozi niyo nyakoreye, wabona yarakuze, ajya muri bya bindi nyine by'abakobwa, ajya muri bya bindi nyine nkabura na ka pampa namushyiramo. Ubwo nyine yaba yagiye aho hantu nkamukinyana kubona, urabona abanyeshuri babaza, hari afite akumba kamwe gakinga, abanyeshuri babaza nkamukingirana kugira ngo ube kumubona, kandi wareba n'aka kazu kanjye uko kangana. Harya ubuzima bugutungura bukakoreka ko umutima mwiza utareba imyaka. Hari urumuri rw'icyizere ruturuka mu kigo cy'amashuri gituranye na Odette. Guturana n'uru rwunge rw'amashuri byahinduye ubuzima bwa Anita. Kwicirwa n'inzara mu nzu wenyine, nyina yagiye gushaka ibibereho, byabaye nk'ibihagaze umunsi umuyobozi w'iki kigo n'abanyeshuri muri rusange bamenya amakuru ya Odette, nyina wa Anita. Iyo bigeze mu masaha yo gufungura ku ishuri, abanyeshuri benshi bamuzanira ifunguro rya saa sita rihagije ndetse rikanasaguka. Iki gikorwa cy'urukundo cyabaye nk'umuco wa buri munsi w'ishuri, ndetse n'umuyobozi nyirizina w'iki kigo ashyigikiye iki gikorwa. Aba bana bakunda uyu mwana wanjye, imibereho nta kigenda, nk'iyo nyine nagiye wenda nko gupagasa, kubera ko n'umuderegiteri wanga Etienne ni umuntu mwiza nawe akunda aba bana. Arababwira ati nimujye kureba wa mwana, agafata nk'isahane kugira ngo mwabibonye, akabaha bakamuzanira akarya. Burya ko arabizi nta kibazo, misa irakora, n'umwumbati yawuhekeye arawuhekenya. Rero aba bana nibo bamuzanira icyo kurya hano ku kigo ku ishuri. Ufatiye runini bihari? Bamfatiye runini kuko ntabwo ngenda mvuga ngo umwana ntabwo yariye. Nyine hari n'igihe yiririrwa utwo tw'abana bamuzaniye, yo nta kintu nabonye, nk'ubu ni mu mpeshyi, nk'ubu nta kazi kariho, niyo mpamvu babonye bamuzaniye icyo kurya. Yo nta kazi nabonye nk'ubu mu mpeshyi, nyine twiberaho gutya nyine. Aba bana bameze nka marayika murinzi Imana yampaye kuko baramfasha. Iyo Odette yagiye gupagasa nta wundi usigara imuhira, kuko umwana wese afite uzi ubwenge aba yagiye gushaka udufaranga. Nyamara Anita we asigara mu nzu akingiranye, ntawe umwitayeho, ariko nibura afite umutekano. Ariko inyuma y'uru rugi rufungiranye inzu Anita ahora yicayemo mu kagare k'abamugaye, hasigara umukobwa urota umunsi azabona ubwisanzure nk'ubw'abandi bana. Abavandimwe banjye urabona ubu ngubu ndi hano njyenyine. Abavandimwe nyine, abavandimwe nabo bavukana, nubwo ndi hano ntabwo bahari kubera ubukene bwa hano n'inzara, bose bagiye kwipagasiza bibera mu mujyi. Dore mbana nako
bose bagiye kwishakira imibereho, nta n'umwe tubana. Ni njyewe n'akana gafite ubumuga nta kintu bamfasha. Baba bamfasha iki se kandi baba bavuga nabo umwana afite ubumuga nta kintu na gito bamarira, nta nubwo bamwita. Niyo baba bahari ntawamwitaho, nta n'umwe. Maze n'abavandimwe no kumunena baramunena kandi bavukana. N'akara kagare ntawamukuraho ari, nubwo yaba yayitumye ntawamukuraho, ni ugutegereza nk'ase. Hari abana bamenya gukina mbere yo kumenya kuvuga, hari abiga gutwara amagare, abandi bagakina umupira. Nyamara Anita ntiyigeze amenya ibyo byose. Ubumuga bwamufasha akivuka bumwambura byinshi, ariko ntibwashoboye kumwambura inseko ye. Nimuremera icyizere cy'uko bucya bucyana ayandi, kandi Imana ari umukozi w'umuhanga. Kuvuga arabizi, ubwonko arakora neza. Niba ari abana nyine iyo baje arabaganiriza, nawe kandi yakuganiriza. Yumva Ikinyarwanda cyane mva. Mu bwonko harakora, nubwo afite ubumuga bw'ingingo ariko mu mutwe ho ni hazima. Akunda gukina, nubwo akaboko kamwe hari akamodoka namuguriye, hari n'igiti kagendeshaho, wenda ndanabizana mubikore murebe. Afata ako kamodoka kiwe akishima yuko nawe ari gukina nk'abandi. Akunda gukina kandi akunda gukina n'abandi bana, nubwo nyine abatagenda ariko akoresha ako kaboko, ukabona ko nyine nawe yishimye. Kumubwiye nabi ararakara, iyo umurebye nabi ararakara. Niyo mwimye ikintu, nk'ubu ngubu yansabye nk'irindazi ntaryo mfite, ararakara cyane cyane, ariko kandi ntaryo mfite, akanarira. Nk'iyambajije ikintu cyo kurya akambwira ati mama ndashaka akabiswi kandi nta n'icumi mfite, ibyo biramubabaza cyane. Bite bakwita nde? Anita. Amazina yose? Anita. Nose Anita, uzi imyaka ufite? Yego. Ningahe? 16. 16. Nose Anita, ndeka nkwereke. Njyewe nkunda umuceri, wowe ukunda kurya iki? Nkunda kurya igitoki. Iyo ukunda igitoki gikomeye cyangwa cyoroheje? Icyo ari cyo cyose. None se reka nkubwire, nuze abashuti bawe nabanya n'abashuti bawe bagusuye, bari abo ku ishuri, muri inshuti cyane? Ngombwira uburyo muri inshuti. Nyine baraza tukaganira bakansura, mba ndishimye cyane. Ukumva wishimye. Mama uramukunda? Umukunda bingana iki? Ni kenshi cyane. Umukunda cyane. Mama yambwiye ngo nawe aragukunda, wari ubizi? Nanjye ndamukunda. None se Anita, ubu ngubu nk'umuntu uri kukureba, uzaba uri kukureba kuri telefone cyangwa kuri televiziyo, niki wamubwira? Bizanezeza cyane kuko narabyifuzaga. Warabyifuzaga ko abantu bakubona? Niyo ndi ngo gira ijambo babwira. Mbagiye ko mbakunda cyane kandi ntazigera mbahemukira. Yo, no. Nabo baragukunda, ndabizi nibakura bazagukunda, sibyo? None se ngaho mbwira, ukunda gukora iki iyo wishimye? Nkunda gukina n'abagenzi banjye kandi n'abagenzi baransura kandi kuruhuka. Mukunda gukina iki? Agapira, agatenesi? Gusunika akamodoka tukazirika abana. Urangire ku buryo ugasunika akamodoka? Cyane. Icyifuzo cyawe ni iki? Ubuvugizi nkaboneza. Ubuvugizi ukagira ute? Nkaboneza nkiga nk'abandi bana. Ukabona ishuri ukiga nk'abandi bana banyarwanda. Uyu ni Anita urimo urabyivugira, kare twaganiriye na nyina ariko Anita uri kubyivugira. Ndagira ngo ngere usubiremo. Icyifuzo cyanjye nifuza kwiga mwirarara baranyenze bane barara umwana ufite ubumuga
nanikifuza natanga nuko nkamfata mukanzagira nkiga nk'abandi. Anita, gusa urabizi ko kujya mu ishuri bizasaba ko ubanza ukavurwa, sibyo? Niki wifuza rero mbere yuko ujya ku ishuri? Kuko urabizi ni uko wavuzwa, sicyo gikuru? Icyifuzo cyane ni uko navurwa nkagenda nk'abandi bana, nkiruka nk'abandi bana. Anita, urabizi wemera Imana? Ndayemera cyane. Urabizi ko Imana igukunda kuruta uko abantu bagukunda, kuruta n'uko mama wagukunda? Urayizera ko izagukiza? Ujya usenga? Ndasenga cyane. Reka nkubwire, ibintu byose usenga Imana yo mu ijuru irabyumva kandi izabikora. Icyo ugomba kugira ni iki? Ni icyizere. Ujya ugira icyizere? Ndakigira cyane. Reka mvuge ngo wenda ninongera guhura nawe, reka tuzahure warakize kubw'Imana. Ngaho uvuga ngo amen. Amen. Hari igihe umuntu atura ahantu ariko mu by'ukuri ntihitwa urugo, inkuta zishaje, igisenge cyenda gusenyuka, umwuka ari muke ntawe uhumeka. Aha niho Odette n'abana be bita iwabo. Iyo imvura iguye ntibatekereza gusa amazi, batekereza niba urukuta rutaza kubagwaho. Ariko nubwo inzu ishobora gusenyuka, umutima wa Odette urashikamye. Nyamara abaturanyi ba Odette siko bose ari gito. Hari abamufatiye iry'iburyo ndetse banatabaza ngo abone ubufasha kwiriye. Ibi nibabikoreshwa n'uburyarya, ni urukundo rwa kivandimwe rukwiriye kuranga abaturanyi. Nitwa Uwingabire Alphonsine, ni umuturanyi wacu. Ikibazo cye wakimenye ryari? Ikibazo cye tusanzwe tukizi kuko afite umwana ubana n'ubumuga. Mu kubana kwe n'ubumuga ntabwo bimworoheye, ajya gushakisha imibereho yo gutunga nyine icyatunga umuryango wiwe. Ni ukuvuga ngo mu buzima busanzwe afite inzu afite, ntabwo yoroshye kubana n'uyu mwana. Aragenda agiye mu kazi agasanga umwana yitunganyijeho ibintu, bigasaba kuba ngombwa kongera agafata ibyo kugira ngo amutunganye, kubera inzu ari ntoya ugasanga biramubangamiye. Ndumva rero nk'ubuvugizi mwagira mumufashije, wenda mukaba mwamwubakira akazu cyangwa mukaba mwamuha icyatuma umwana abasha kwisanzura, byaba byiza cyane. Ni ukuvuga no kurya avuye mu gasozi. Mu magambo make, mu byo navuga, agira kwihangana, kuko kuba ufite umwana ubana n'ubumuga, utavuga nshaka kunyara, utavuga nshaka kwituma, utavuga nshaka ibiryo, n'ibiryo n'ukurinda kumuha, akamwegereza, akarinda kumutamika. Amaboko ntabwo akora neza n'amaguru. Ubwo rero mu buzima busanzwe afite ikibazo rwose gikomeye cyo kwita kuri uwo mwana. Kumwitaho ntabwo bimushobokera neza kubera ari n'umukene, nta kintu afite. Abanyeshuri babonye ko ufite akantu ari kuza akamuzanira, ufite igiceri aramuha, akurikije uko umwana ameze. Kuko n'umwana, kuko iyo umuntu anaciye haravuga ati ngwino usuhuze, ugize impuhwe akagira ikintu amuha. Ubwo rero n'umuntu ufite umutima w'urukundo akabona ikintu yamurusha, yamufasha. Ukuntu abayeho ibintu bikomeye cyane, bimuvuna. Ukabona guhaha, natwe yajya guhaha twabona atinze, uno mwana twagira twahishije ukamuzanira icyo kurya. Abayeho nta nzu afite ngo uboneho yisanzura. Ari kumwe n'umwana w'umusore, nawe aragenda agapagasa, ntazi ngo agire icyo amufasha ngo amuzanire amazi. Odette akavunika wenyine, akabura ukuntu yisanzura. Reba namwe mwabibonye rwose, aravunanyirije Odette, uyu mwana ubanye n'ubumuga. Mukoresheje ubuvugizi, mwamuvugira mukareba ukuntu mwamurebera, mukamuvugira akabona ahantu azajya yisanzura n'uyu mwana ubanye n'ubumuga. Mukagira n'ibindi yenda mwamufashaho, mukamuvugirana ibintu byinshi, ni byinshi cyane. Mukamurebera nk'inzu, mukamushakira inzu na tuwarete nziza. Natwe rega twaba twishimye. Hari abantu bavuga ko ubuzima bw'umuntu buba bwanditse, ndetse ko n'ibyo anyuramo ari igeno rye. Ariko nyamara Odette yemera n'umutima we ko inzira ikiri ndende, bityo nta gucika intege. Odette yizera ko ejo hashobora kuba heza.
icyifuzo cye nyamukuru yumva cyamufasha kwita kuri Anita ndetse byarimba ubuzima bwe bugahinduka, yemeza ko abonye ubushobozi gusa bwo gukora ubucuruzi buciriritse byahindura ubuzima bwe n'ubw'umuryango we. nacuruza Ufite impano yo gucuruza. ariko ubushobozi ntabwo ngiriwe nk'umugisha wenda nkabona n'amafaranga nubwo byaba ibihumbi 10 biziyapera narangura utuvoka kuko nanyaruka nkatujyana hariya ku muhanda nkagaruka nkita no ku mwana kandi ngize amahirwe nkabona wenda nk'udufaranga nyine ngacuruza n'utwo tunyanya twose n'uyu mwana yabaho neza n'utwo dukoresho najya mbasha kutubona hari utwo dupampa hari utwo twenda nta kintu ntabona mbonye igishoro ndamutse mbonye ubufasha wenda nk'abagira neza bakamwitaho nka kuriya ibigo biboneka by'abana bafite ubumuga namureka bakamufasha ariko nkajya musura angiriye nk'impuhwe akareba n'uyu mwana wanjye n'aka kazi ndimo wenda bakamfasha wenda nkagurira inzu yanjye kuko n'ubundi bashatse kuyinyagurira kuri kompasiyo ngiye kwa gitifu biranga ntabwo habaruye umushinga wari ushatse kunyagurira ngo bakanyongerere nyine n'umwana ahumeka abona nta dirishya ntaki wenda barebe ko wenda haba hanini umushinga bati dushaka ibyangombwa ahangaha turi rero ngo ntabwo habaruye ariko wenda ubwo bahashyize ipoto wenda bazatubarurira ariko ntabwo harabarura naka kabanza mfite konyine imbere n'inyuma. Hari icyizere ko ubuzima bwa Anita bwarushaho kuba bwiza aramutse abonye ubuvuzi bukwiye, ariko hagati y'icyo cyizere n'ukuri k'ubuzima harimo urukuta rw'ubukene. Nanone ngize n'amahirwe nkabona nk'inkunga wenda umwana wanjye nkabona nk'umushobozi wo kuba wenda nagera mu bigo bakaba bamungororera njya numva ngo habaho n'insimburangingo nabwo nashima Imana. Nukubutsa buri wese ko rimwe na rimwe impinduka Odette ategereje imyaka myinshi zishobora gutangirira ku mutima umwe wumvisha ukanareba iyi nkuru.